Roho w'Imana ngwino tuyobore. Dore amasomo ku wa gatatu tariki 20 Gicurasi 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 17 umurongo wa 15 n'umurongo wa 20 kugeza kwa 34 n'umutwe wa 18 umurongo wa mbere. Zaburi ni 148. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 16 umurongo wa 12 kugeza kwa 15. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nje kubamenyesha Imana itaramenyekana. Ubwo Pawulo yarageze mu Bugereki mu mujyi wa Atene, atangazwa n'ukuntu yagiye abona amashusho y'Imana z'Abagereki yumvikana ibigirwamana, ndetse aza kurabukwa n'urundi rutambiro rwari rwanditseho urw'Imana itazwi. Pawulo ati, rero iyo Mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha. Aho Atene mu Bugereki kuri Areopage, ahantu abahanga, abarimu n'abanyeshuri bicaraga bakajya impaka ku bijyanye n'ubwenge, bungurana ibitekerezo kuri filozofiya. Filozofiya ni ijambo ry'Ikigereki philos sophia amour de la sagesse, gukunda ubuhanga. Izina Sophia risobanura ubuhanga. Abahanga bemeza ko Ubugereki ari cyo gicumbi cya filozofiya, igicumbi cy'ubuhanga. Havukiye filozofiya, ubuhanga, ibitekerezo, ubwenge. Abagereki rero muri iki gihe cya Pawulo bibandaga ku buhanga bwabo, bakohoka ku bigirwamana, naho Imana y'ukuri ntibayikoze. None Pawulo aje kuyibamenyesha. Nta byago bavandimwe nko kuba warize ukaminuza ufite ubuhanga bukaze ariko utikoze iby'Imana. Icyo gihe ubwira ko ubwenge ufite ari umwihariko wawe, ari wowe ubwiha. Nyamara muvandimwe, hari Imana itazwi muri wowe yabuguhaye. Mu Ivanjili y'uyu munsi Yohana aragaruka kuri rya zina Roho nyir'ukuri. Ubuhanga nyakuri, filozofiya y'ukuri, ni ugukunda no gushakisha ukuri, amour de la vérité, gukunda ukuri. Hari amazina abiri Yezu yagiye akoresha arangira intumwa ze akamaro ka Roho Mutagatifu uzagumana nabo. Mu minsi yashize twabonye umumaro wa mbere rya jambo ry'Ikigereki parakletos, parakle, avoka, defenseur, umuvugizi cyangwa umurengezi. Uyu munsi turabona undi mumaro wa kabiri w'umuyobozi, pedagogue. Biva ku Kigereki paid, umwana, na agogos, kuyobora, conduire l'enfant, kurera cyangwa kuyobora umwana. Roho Mutagatifu ni umupedagogue, umwarimu, umwigisha, umuyobozi wacu mu nzira igana Imana, mu nzira ishakisha ukuri, mu nzira tunyuramo dushaka ubuhanga nyakuri, ya Mana itazwi. Aribyo Yezu yavuze mu Ivanjili ati, Roho nyir'ukuri naza azabayobora ku kuri kose, akazabahanurira n'ibizaza. Abanyarwanda bati, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, kandi nta mwana ucuka ku babyeyi. Bavandimwe, buri gihe cyose tugomba kwemera ko turi abana imbere y'Imana umubyeyi wacu, kandi ko dukeneye kuyoborwa, dukeneye kwigishwa, tukamenya kurushaho iyo Mana itazwi muri Atene. Atene mu Bugereki irashushanya gurupe, inzu cyangwa umubiri wacu, harimo inguni zimwe na zimwe Imana yibagiranye, aho Imana idakandagira, aho dutuye Imana itaramenyekana. Muvandimwe mwana w'Imana, nta migi uvogera imwe n'imwe itaramenya Imana. Hari imigi imwe n'imwe igenda yitirirwa ibintu bibi bihakorerwa, nka za Kabasazi, ahaba higanje ubusinzi n'uburaya. Mu Biryogo, ahantu haba ibintu by'amanyanga, ibinyoma, ibintu biciriritse, gushushanya abandi, ibintu bidafashe byo gucurika abandi, nka za perimi z'indyogo n'ibindi byinshi. Hari n'indi migi yitwa Sodoma, mu bukozi bw'ibibi, uburaya bukabije, ndetse n'ahandi henshi hakorerwa ibibi. Aho hose Imana ntiramenyekana. Mukristo rero ni ukwirinda gutura muri iyo migi, ukirinda imigere cyangwa ibikorwa bibi nkaho nta Mana iri iwawe. Uze gusuzuma mu nzu yawe niba nta cyumba nawe cyaba cyanditsweho ngo icy'Imana itazwi. Mbese cya kindi wahora ufunze kubera utuntu tutunyanga wakoreramo.
urumva nawe umubyeyi ntawabika uburozi muri salo ahabonwa na benshi. Ntukamere nk'amavuriro amwe n'amwe yo mu Bugereki kure, aho usanga hari icyumba cyagenewe ababyeyi kibikwamo imiti yo gukuramo inda, kuzitira isama, kuringaniza, kirimo imiti, udukingirizo, inshinge n'ibinini n'ibindi byose byica ubuzima, kandi ari mu ivuriro rirengera ubuzima bw'abantu. Hahandi Pawulo anyura, yewe wajya gushiduka ugasanga uri umukristo ariko hari amazu cyangwa ibyumba ukodesha hakorerwamo uburaya. Mbese iwawe habaye mu Bugereki ngo icy'ingenzi ngo ni amafaranga, kandi wowe urasenga, urahazwa, ntusambana, nturoga, ntiwiba, ntiwica, ariko uyobora abandi muri ibyo. Yewe waba uri umupedagoge mubi. Ni cya kibazo umwana yigeze abaza mwarimu ati, ari ucuruza udukingirizo, ari ugura udukingirizo, usambana cyane ninde? Ari ucuruza urumogi, ari ugura urumogi, unywa urumogi rwinshi n'uwuhe? Ari umuyobozi cyangwa ari umwarimu, ari n'uyoborwa cyangwa umunyeshuri uzi ubwenge bwinshi ninde? Muvandimwe, ntukavuge ngo nta cyaha mfite, kandi hari abandi woshya gucumura, hari abo ushumura, hari abo uroha, hari abo uta mu rwobo, hari abo uha urwaho bakakuvogera. Iyo utayobora urayobya. Uko habaho umuyobozi mwiza cyangwa umwarimu mwiza, ni nako hashobora kubaho umuyobozi mubi cyangwa umwarimu mubi. Wandi ushobora kundimurira intama mu rwobo, wandi ushobora kundimurira abana ayoboye mu rwobo. Mukristo umuvandimwe, uyu murimo w'umupedagoge mwiza wa Roho Mutagatifu, umushefu mwiza, tumwigireho kuyobora imirimo yacu, amagurupe yacu, amashyirahamwe, inzu, abana bacu, imitima yacu, hose mu byumba byacu. Twizere ko Imana nyakuri yahamenyekanye. Uzirikana ko urunyanya rumwe rwaboze, iyo ururekeye mu zindi nazo zirabora. Ntawakwifuza kuba yapfa ubusa, ntawakwifuza kuba nta mumaro, ntawakwifuza kurindimuka no kugwa. Ujye wirinda kugusha abandi. Twemerere Roho Mutagatifu, umuyobozi mwiza, atuyobore. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.